nta nubwo ari kesho yo kumuha neza cyangwa ibiki n'ibiki ushaka kuba nta n'ibyo umuha byadanje ubundi se n'ibiki byadanje umumu ahubwo hari ya vibe tu abakeneye ka vibe ibiki n'ibiki torese kambabwiye muri ukuntu ngewe ntera story byata ntago waba board mu gihe atashye aje sha namwe rero n'uwabavugira namwe hari igihe umuntu abavugira akabura ibyo kubavugira pe wari aratashye sibyo ashe kuruhuka mu rugo n'ahantu ruhukira araje asanga inzu irasa Mana y'isi n'ijuru kandi ubwo yaguhaye abakozi batatu babiri sibyo araje asanga ibikinisho by'abana biraho araje asanga isinzi ibiki n'ibiki umva kandi nihagire umuntu n'umwe umbwira ngo nuko nta bantu ugira mu nzu sheri nzabagore bafite abana barenze 5 ariko ugeze iwabo ya kubera yuko azi hari kwa y'abana hari agakwa k'abana ko gukiniramo hari ahantu abana bashaka discipline muri salon ntabwo bahakinira namushaka gukina niba hari akafata nk'icyumba kimwe agashamo ibikinisho byabo akaba ari akavuyo pe aho niho abana bisanzurira ukumva na araje asanga mu nzu arasa nabi amadushe nakavuyo mu gikoni nakavuyo mu cyumba murara mu byo Imana nibizi none se wari ni gutu kuko mu nzu yawe nahantu ushaka kuruhukira if I may ask, are you proud to be a side chick? Yes, I'm proud. I'm very proud. I'm a proud side chick. What you gonna do about that? Wamwihoreye. Arabaje ndamusubije. Liza aravuze ngo ikibazo ni ukurekura n'ubundi ugasigara uha abagabo b'abandi. No sheri ntuzarekure. Uri kwite mu rugo rwawe wubake. Clock it. Aramusubije. What does being man brought you like nyine kuba men? Question bête, réponse bête. Ariko muziko ayo mahabara abafatiye runini migi bara ntabyo bazi je kambabwiza ukuri uzi yuko hari igihe umugabo kandi hari story ugeze kuntera ndamugane je mu gihe utubashye umugore wawe sheri je wankwezi ingahe umugore wagiuga ko kagira ibiki n'ibiki nuko waramwubashye ndamubwira numva ibuka niba asiga ameze gutyo na gutyo sibyo bibaho umuntu agahinduka bitewe n'urubyaro cyangwa se stress mu kazi bibaho naramubwende ibuka ujya gutanga izo nkwano n'ibiki wamushyuye uvuga ati ntakurongwe nta wundi wakurongora sibyo ibuka uwo muntu aba ari we wibuka uwabeze uko nago bindeba genda wongere wubakane n'uriya washatse uriya wa mbere version ye ya mbere urumva sheri bameze neza mu buryo yagiye afoninga inzu n'umugore we kandi ndamubona ariko ntacyo nubwo namubuze ariko sheri nje nagubaza untaka nurangiza uze usenye umugore wo mu rugo gute se nje ndi special bigeze he wowe genda urukumva abakobwa ngiye cyurumfa namwe umugabo araje akubwira umugabo ameze gutya sheri yarajya aramukwa atanga inka 8 bivuze ngo hari icyo yari yaramubonyemo mugira inama mubwira ati ibuka wa wundi wagiye ukarwanira na Pascal na Peter mwese muri gushaka mwese akaba ari wahitamo genda uwongere umumwibutse wenda nyuma umugore niyanga kugaruka niyanga kumera nko yarameze mbere wamenye ubone kurekura ubone kurekura ariko mugishi no jewe nushaka kuneta ngo nerete umbwira ngewe onera wiza kumbwira ngo konso ameze gutya na gutya urabimbwira ngo mbimarisha iki mwabagore mwinshi abenshi ndabubakiye abakiriya muri kumamagara rero ntabwo umunsi ndi bugere mu kazi abenshi ndabubakiye mwabakobwa mwe abagabo bazajya baza kubabwira abagore babo mujye mubabwira ati okay ameze gutya na gutya uribuka ujya kumushaka ukuntu yari ameze bari we ushaka kugarura bakaze babagira aha umva ko mateza ni ntabwo nazisoma pe comment ni nyinshi n'ubundi byose ni iby'isirata reka twirire gusa ntiwareka kugira inama bana bagore bari mu ngo nibajure hole yabo nk'abagore mu ngo buzuza inshingano zabo nk'abagore mu ngo ibindi babishyira mu maboko ya Nyagasani nta kindi niba hari ikintu giye cya mbere ndi umugabo cyankura mu rugo ayiso tugana n'umwanda abagore benshi bagira umwanda hari umugore twigeze kuganira arambwira ati Walda
afite umugabo. ubu uyu nguyu ugakeneye uwaha umugabo we Ngushye akeneye umuntu ngo ahe umugabo we Yego hari abagore ariko hano hanze umva barambiwe sheri stress z'abagabo babo. Urumva uwo mugore arambwira uti Walda kugira umve ukuntu nahaze umugabo ndi kumwe nawe. Nahinduraga amashuka tukaryama ku mashuka iminsi 3 nkayahindura. Uwo mugore arambwira uti murekera mu mashuka icyumweru ibyumweru 2 ngiye nkajya kurana n'abana banjye kuko niba hari umuntu nahaze uwo mugabo ntahaha amuca inyuma. Ni umugabo utaha isaha yishakiye ati n'icyumba ubu ubwiye abonye gisa nabi afatorosha akajya kugikoropera sinyirarana nawe kandi mbere yamukoreraga buri kimwe. Yaramufuriraga imyenda asigaye yihereza abakozi ariko ubu yavuyeyo uko biri kose nuko ntamuheruka ariko rwose yavuyeyo. Ibaze sheri ukaraza umugabo mashuka icyumweru barara mu gitanda kimwe bararanaga mu gitanda no urumva mbere nyine hataratangira kuzamo ibibazo umva yamukoreraga buri kimwe amutekera amukora buri kimwe cyose n'amashuka nyine akayahindura kubera yuko nawe barararana. Sheri amaze kumuhaga ahita ajya kwibera mu cyumba cy'abana umugabo akarara amashuka icyumweru ibyumweru 2 atarajya kuyakuraho. none se gakunze uwo mugabo nese niba umugore niba ari yagiye mu cyumba cy'abana uwo mugabo we ntago azamashuka ba kujya atajya kwihindura nyine nibyo bwaye ni bya kuko nawe ari umunyamwanda. Urumva ati n'icyumba niwe ukikoropera boxa niwe uzimesera ati nari maze agasuzuguro ke. Noneho n'umugabo mucaga inyuma nk'ubu akakuzaho nela cyakanza akaza ambwira ibibi byawe ati biro niramuza ati n'umugore udashobotse akakwikokomara akagira ibiki. Uwo mugore rero akabimenya umva ndakubwiye ngo uwo mugabo ko biri kose sha niba atarize isoma yarasibye kandi uko urwo rwari rwiza barafitanye abana ni gutya amezi 9 amadudu. Umwana atandukana ko ari umwanda hejuru basaza banje like inkweto zisiga hariya ku musozi ukaza ukambakamba kugira ngo abo ni muri bamwe bagira isuku. Noneho ubwo umuntu yarabajije tuvuge ko bagabo bagira umwanda ntabwo mbazi ko ari yuko ngewe nakuye ngewe bitewe wenda n'abantu umugabo wanjye ya rabbi uzi ko aza arabizi bari yaje buri munsi nyine unyende bari bayiteye pasi buri munsi rafite umwenda wo kwambara na box ku buryo iyo ntazimese ari kuzisubizayo hari izindi yasigara nyine zikiri zibe like nyine hari abagabo bari gutya bagira isuku utuntu tuba turi ku murongo ipasi yayiteye ibintu byose wabimukora utabimukorera arabyikorera nka Abdul mutaza wanjye nabo bo wenda Abdul simbiza Abu niwe twabanye mu nzu cyane umugore we yayitera atayitera he could care less kuko arabyikorera like nyine urumva hari ahantu urumva yashatse umugore ukiri muto cyane arayita noneho mana yanjye